Dutangiye agafilime keza cyane, hano hari umwana w'umuhungu ndetse na mama we bari barimo baracuruza amasambusa, umwana afite akamikoro akavuga ati muze tubahe sambusa, muze tubahe sambusa. Gusa uko umwana yari arimo guhamagara yagize gutya arebye hirya abona papa we ari kumwe n'undi mugore barimo kwinjira ahantu mu muryango wa hoteli, arangije ahamagara mama we ati mama, ati uzi ko mbonye papa, ati Matayo gerageza uhamagare cyane uvuge cyane abakiriya baze, dore amasambusa nyine turi kuyacuruza kandi arenda gushira, ati rata abakiriya beza, ati mwakire sambusa mwari mutubwiye ngo tubahe. Umwana yakomeje kubwira mama we ati mama ariko gerageza unyumve, ati mbonye papa, ati kandi yari ari kumwe n'undi mugore, ambonye aranyihisha nyine ashyira ikiganza mu maso, ati kandi binjiye hararuguru muri iriya hoteli. Mama we arangije yarebyeyo arambwira ati Matayo rwose ntabwo ndi kubona papa wawe, ati kandi nibyo ngibyo urimo kuvuga, ati rwose papa wawe ari mu kazi muri aya masaha, ati ntabwo aba ari muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo, ati kandi rwose papa wawe gerageza umwizere, ntabwo yaba ari kumwe n'undi mugore, rwose ntabwo bibaho. Umwana yarebye mama we, arangije mama we akomeza kumubwira ati ahubwo se mwana wanjye uragira ngo nkuhe iki ko mbona n'amasaha yo kugira ngo ugire icyo ufata cyangwa se urye ageze. Ako kanya akirimo kumubaza umwana we yahise abona undi mukiriya, mu gihe agiye kwakira undi mukiriya umwana yarambitse ka kamikoro yari arimo guhamagaza abakiriya hano hasi, amaze kukarambika umwana nuko yagiye yirukanka nawe arimo kwinjira muri ya hoteli. Arangije umwana ageze hano ku muryango yarakinguye, akimara gukingura arinjira, atarinjira ariko ngo arenge yinjire mu bakiriya indani, hahise hano haza umuseriveri umwe aramaze ati yewe mwana uri hano ukora iki, wazanye nande ko mbona uri kuza wirukanka. Ako kanya yaravuze ati ndi kumwe n'uriya mugabo. Wa museriveri amajije uwo papa we yahise amubwira ati oya, ati njyewe uwo mwana ntawe nzi, ati sinzi n'impamvu are aho ngaho, ati wabyumvishe wa mwana we ko uriya mugabo atakuzi, ati none urimo kuvuga ko ari papa wawe ushingiye kuki, ati sohoka vuba none aha ngaha cyangwa tuze guhamagara abapolisi baze kukujyana. Umwana nyine yaramushutse. Hano rero mama we aho yari ari nawe arimo gucuruza yarahindukiye arebye umwana aramubura, atangira guhamagara ati Matayo we, Matayo, ati wagiye hehe? Agiye kubona disi, yagiye kubona abona umwana we agarutse yubitse umutwe ababaye cyane, ati mama, ati kandi nabikubwiye, ati ko papa ari muri iriya hoteli, ati none ngiyeyo banansubiza n'inyuma, ati waba ubizi yuko ibyo bintu urimo mwana wanjye atari byiza, ati papa wawe ntawe uri hano hafi ari ku kazi, ati ntabwo rero yaba ari muri hoteli, rwose ntabwo byakunda, ati papa wawe afite akazi kenshi ntabwo uwo mwanya wo kuza mu mahoteli nyine yawubona, ati ahubwo ngwino mwana wanjye dore amasambusa twari turi gucuruza bisa nkaho rwose arangiye, ngwino dutahe. Barakwereka rero bamaze gutaha, bageze mu rugo amasaha yaricumye ndetse n'umugabo arataha neza neza uko twamubonye yambaye muri hoteli, arimo kwihakana umwana w'umuhungu Matayo avuga ko atamuzi, dore ni nako atashye yambaye. Bivuze ngo uriya mwana ntabwo yari yibeshye, ahubwo ibyo yabwiraga nyina nyine byari byo, byari ukuri. Barakwereka akimara gutaha yageze mu rugo, arangije aramubwira ati mugabo wanjye rwose ese wiriwe ute? Arangije aramubwira ati rwose twebwe twiriwe neza, ati ubu ngubu njyewe na Matayo nyine twacuruje amasambusa bayaguze yose, ati reba nawe umusaruro, amafaranga rwose twayabonye, ati rwose ndi kubona birimo biragenda neza, bizinesi irimo iragenda neza muri ino minsi. Arangije umugabo yahise abaza umugore we ati none se aya mafaranga wayacuruje umunsi umwe? Ati kuko ndabona rwose bisa nkaho mwakoze akazi gahambaye, ati gusa nyine nanone icyo nakubwira mugore wanjye, rwose ngiye muri ino minsi ntabwo birimo biragenda neza, nta bakiriya ndimo ndabona. Ati ariko se ubundi Matayo ari hehe? Ati Matayo yari ari hariya hejuru nyine yaragiye kuryama, nyine yarananiwe, ati kandi bisa nkaho rwose atameze neza, ati kare yahoze arimo kumbwira ngo abonye umuntu ngo umeze nka papa ngo agiye muri hoteli, ati nyine bisa nkaho namuhakanyije kubera ko numvaga nyine ibyo arimo kuvuga ntazi ibyo ari byo, ati ariko nyine bisa nkaho yandakariye, ngavuga ngo yambonye muri hoteli, ati ariko nanone
umugore we agasa nkaho nyine ari kubiseka nyine arimo kuvuga ati rwose akana bisa nkaho kavangiwe, bisa nkaho rwose umuhungu wacu atazi ibyo yari arimo kuvuga. Umugabo yahise amubwira ati ariko rero madamu bisa nkaho wenda bishoboka kuba yambonye wenda ndi kumwe n'umukiriya nyine bisanzwe, ati sinzi impamvu nyine, ati nanone ntabwo wamusuzugura cyangwa se ngo umuce amazi, ati umwana buriya nyine uba ugomba kumutwara gahoro gahoro, ati none se byaba ari byo koko mugabo wanjye, ati kandi niyo byaba ari byo, ati ibyo ngibyo nyine rwose nta kibazo, njyewe mba nzi yuko uri mu kazi nta bindi, ati tugomba gukora cyane tukazamura urugo rwacu nyine rugatera imbere cyangwa se narwo rukagira aho ruva n'aho rugera. Arangije umugabo yaramubwiye ati yego rwose. Umugore rero yahise abwira umugabo we ati reka njye kuzana ibyo kurya hanyuma tujye no ku meza. Umugabo aramubwira ati hoya, ati rega ubu ngubu ndumva ameze neza nta n'ikibazo, ati ndumva ntashaka ibyo kurya cyane. Arangije rero yahise amubwira ati rero mugabo wanjye ndabizi neza ko muri iyi minsi mu kazi kawe ibintu bitari kugenda neza, akira tuno dufaranga uzatwishyure kuri banki, urabizi neza ko dufitemo kredi y'iyi nzu, ati noneho nurangiza wishyurire n'umwana nyine ishuri, ibintu byose ubishyire ku murongo. Umugabo aravuga ati nta kibazo umugore mwiza, arayamuhereza. Akimara kumuyamuhereza rero barakwereka bukeye bwaho hano ku kazi, akimara kuhagera nyine hari mushiki we wari uhari, arangije aramubwira ati yewe, ati rwose hano hari umukiriya waje kukureba, ati umukiriya umeze gute, ati hari undi se, ati ni wa wundi usanzwe uza kukureba nyine buri munsi, ati ariko se ubundi bite by'uriya mukiriya, ati buriya rwose ntihaba hariho ikintu kidasanzwe hagati yawe nawe, ati njye siniyumvisha impamvu urimo kwizanira ibintu nka biriya mu buzima bwawe kandi ufite umugore n'umuryango, ufite umugore uzi gukora cyane kandi ugukunda. Ako kanya ataranagirana byinshi abimubwiraho rwose barakwereka wa mukobwa yahise aza, akimara kuza aramupfuka, undi nawe yabonye rwose arimo guhomera iyonkeje, arangije ahita yigendera. Amaze kwigendera rero undi yasigaranye ahangaha arimo kuganira nyine na wa musheri we, ati ariko se bimeze gute ko mbona uza kundeba buri munsi ku kazi. Arangije ambwira ati ariko se sheri ubundi hari ikibazo nje kukureba, ati rwose ko mba ndimo kuza kureba umusheri wanjye, umugabo wanjye, fiance nyine twenda kuzabana, ati ahubwo gira vuba rwose ndabizi neza amafaranga urayafite, ibintu byose urabifite, ati tugomba kubigira vuba rwose tugakora ubukwe vuba vuba, ati ko ndabona hano n'ikindi kintu dutegereje cyangwa se nta n'ikintu kiri gutuma tutabana njye nawe, ati ahubwo se urabizi uyu munsi rwose ni isabukuru yacu y'amezi 3 tumaranye dukundana, ati ariko se ubundi nta nubwo turi buyizihize, uyu munsi rwose ni anniversaire yacu, ati ariko se musheri mwiza urabona rwose buri mezi cyangwa se buri kwezi tuzajya twizihiza cyangwa dukora anniversaire igihe tumaranye. Undi aramureba aramubwira ati none se, ati tugomba kuyizihiza rega, ati kubera ko urukundo rwacu ruraryoshye rumeze neza, umva ruragurumana. Arangije aramubwira ati ahubwo mpereza udufaranga nze kugira uko nitunganya cyangwa se niyiteho. Nta kindi cyabaye, dore disi ya envelope umugore we yamuhereje igihe yari ari mu rugo irimo amafaranga ngo yishyure kuri banki ndetse yishyure na minerivare y'umwana, dore niyo yafashe ayihereza incorekeye. Akimara kuyamuhereza rero yaramubwiye ati rwose genda wiyiteho umererwe neza, ati kubera ko ufite umugabo w'umukire ucuruza amamodoka rwose, gusa aho hafi hari umukirina cyangwa se umuntu ukora amasuku wari urimo kubireba byose. Arangije areba ukuntu ari kumuhereza amafaranga, ukuntu nyine bari kwiyitanaho ndetse aho ngaho rwose birya, utareba nyine ibintu byayoberanye, abantu bari mu mapenzi byacitse byayobye. Arangije rero ahangaha barakwereka ibyo byo ku kazi birangiye, yagarutse mu rugo, arangije atangira kuganiriza umwana we arimo kumubwira ati se mwana wanjye mata yo kutarimo kurya, amafunguro meza mama yaduteguriye, ati rwose gerageza urye. Ariko mama aje gutereka ibyo kurya ku meza, hano hari uwahamagaye umugabo abona yanditseho Marie Jose. Arangije aramubaza ati se uwo muntu uguhamagaye ninde, ati ni umukiriya, ati ahubwo reka mbanze mwitabe. Kumbi nimba urebye neza muri iriya foto ubonyemo ifoto y'uyu mugore, ati kandi niwe basanzwe bavugana, niwe basanzwe nyine bagendana, kandi n'umwana aramuzi kubera ko yigeze kubabonana. Kumbi rero yatangiye kumuhamagara aramubwira ati none se sheri uraza kuza kundeba ryari, ati ubu ngubu rwose nari mvuye gushopinga, ati mvuye kugura ibintu byiza byose turi bukoreshe,
twizihiza isabukuru yacu nyine y'igihe tumaranye mu rukundo rwacu. Ati ese uraza kuza ryari? Ati mbwira rwose, ati bisa nkaho nkutegereje kandi rwose si njyewe uri burote nkubonye. Umugabo yaramubwiye ati noneho ndaza kuza rwose nka nyuma y'iminota 15 kugira ngo nyine ahita birangiza abo mu rugo nyine bataza kumva bavuganye ibindi bintu byinshi. Umwana yakomeje kubireba aricecekera kubera yuko n'ubundi yabibwiye mama we ntiyabyizera cyangwa se ntiyabasha kumwumva. Hano rero nta kindi cyabaye, umugabo yahise avuga ati sheri, ati rwose bisa nkaho ngiye kugenda, ati uriya mukiriya yarampamagaye nyine ati hari imodoka nshaka kujya kumwereka. Uno mugabo acuruza amamodoka, arangije aramubwira ati none se bigenze gute uwo mukiriya uguhamagaye, ati kandi uyu munsi rwose ni no ku cyumweru, ati sinumva ukuntu ugiye ku kazi rwose, wari watubwiye yuko uyu munsi uri bumarane natwe. Arangije aramubwira ati ariko nyine urabona ko ari ibintu bintunguye, ni akazi gatunguranye, ati reka ngende mbikore, ati rwose ndaza kuza vuba, ntago biri butume rwose tutizihiza cyangwa se tutishimira umunsi wacu wo ku cyumweru wo kuruhuka turi kumwe nka famiye. Arangije aravuga ati nta kibazo rwose, reka ahubwo nihute ndahita ngaruka. Umubyeyi rero rwose nk'undi muntu wese woroshya ubuzima ntabwo ibyo ngibyo yabitinzeho, ahubwo yahise yicara ku meza atangira kubwira umwana we ati mama, ati erega nubwo papa aba akubwiye kuriya ntabwo rwose aba agiye mu kazi cyangwa aba agiye mu bindi, ati aba agiye kwirebera wa mugore we, ati rero rwose ntutekereze yuko aba agiye mu kazi. Mama we atangira kumubwira ati rwose Matayo, ibyo bintu ntabwo twabirangije, ati rwose wikomeza gukeka papa wawe umukekera ubusa, ati kubera ko rwose ibyo bintu ntabwo ari byiza, bizajya bituma ubaho wumva utishimiye papa wawe. Arangije aramubwira ati mama, ati erega ndabizi neza, ati rwose kuko kuba utanabyemera nicyo kintu cyonyine kimbabaza, ati kandi ngiye ndabizi neza ko papa aguca inyuma mama. Umwana ahise anigendera, ako kanya hari uwakomanze. Akimara gukomanga, umugabo akimara kugenda yaraje aramubwira ati none se ni we madamu wo muri runo rugo? Undi ati yego. Ati nanjye rero ndi umukozi wo kuri banki, ati nari mbazaniye runo rupapuro kugira ngo murebeho, ati dore mumaze amezi 3 yose mutishyura inguzanyo yo muri banki. Ati rero iyo ngiyo ni nka warning cyangwa se gasopo yo kugira ngo tubabwire yuko nimumara ano mezi 3 mutishyuye nanone, ati rwose bizaba bibi, ati bisa nkaho rwose ino nzu twahita tuyiteza muri cyamunara, ati rero nimugerageze mwishyure ano mezi mumajije kugezamo kugira ngo nyine inzu yanyu tutazayiteza muri cyamunara. Ati none se ibyo ngibyo bishoboka gute wa mugore we? Ati ubuse ntiwibeshye inyubako? Undi aramubwira ati hoya ntago nibeshye ndabizi neza ko ari hano, ati rwose nimufitemo inguzanyo ya banki ingana gutya na gutya? Undi aramubwira ati yego. Ati rwose ntago mwitwa amazina yanyu si aya ngaya? Ati yego. Ati rero urumva ko ntibeshye rwose, ati uru rupapuro ni mwebwe rugenewe, ati rwose ntago nibeshye na gatoya. Arangije akimara kumubwira gutyo rero nta kindi cyabaye, hano yahise aza, arangije aravuga ati mana yanjye, ati umugabo wanjye rwose namuhereje amafaranga n'ejo bundi rwose nta n'iminsi iciyemo, ati ndayamuhereza, ati ndamubwira ngo agenda yishyura, ati ariko simbyumva, ati nta kibazo ndaza kubyitaho rwose munyihanganire, rwose inzu yacu mutazayiteza cyamunara ndayikeneye cyane. Umugore rero yahise ava mu rugo atarwiyambitse, yahise aza hano ku kazi rero aho umugabo we akorera. Arangije akihagera yahise ahura na wa mukirina ukora amasuku ukorera muri no company y'uyu mugabo we. Arangije akigera hano yahuye na wa mukirina afite ifoto iriho umugabo we ivuga yuko ari we mugabo wa mbere cyangwa se ari we mukozi wa mbere wakoze cyane muri kuno kwezi, ati kandi amaze amezi 5 yose akora neza yikurikiranya yegukana igihembo cy'umukozi wa mbere ukora neza kandi winjiza agatubutse muri company. Arangije arimo arabisobanurira umugore we, aravuga ati rwose uyu ni umubosi wanjye, rwose akora neza cyane, agurisha amamodoka menshi, ati niwe mugabo wa mbere rwose hano muri no company ukoresha imbaraga zidasanzwe kandi akinjiza menshi muri company.
ati rero nyine ino foto nyine ni nk'igihembo bamugeneye, ati kandi rwose n'amafaranga arayinjiza menshi cyane. Umugore yatunguwe n'ayo magambo uno mukirina arimo kumubwira, atekereza ukuntu mu rugo rwose ibintu byose birimo kubaho ari ukwihambira, atekereza ukuntu arimo gucuruza amasambusa kugira ngo abone amafaranga ndetse abashe gusapotinga n'urugo. Ibintu biramuyobera, aravuga ati hoya, birasa nkaho ibyo ndimo kumva rwose atari byo. Arangije hano umukirina akomeje kumubwira ati rwose uno mubosi rwose nubwo yinjiza menshi ariko ati rwose natwe kuduhemba biba ari ibibazo, ati bisa nkaho aduhemba tuniganye. Arangije akanagamo arigendera. Umugore ibyo yumviye hano byasaga nkaho rwose bitandukanye cyane n'ibyo abona cyangwa se n'ibyo yumva ageze mu rugo umugabo we. Barakwereka rero umugore yahise agiramo akantu ko gukenga cyangwa se kugira amakenga. Arangije ahita aza hano atangira kujya mu myenda y'umugabo ndetse atangira kugenda abonamo ibimenyetso, asanga hari aho mu mashati y'umugabo we hariho utuntu tw'utubizu nyine bagiye bamuhereza. Arangije yaraje yicara hano abwira umwana we ati mwana wanjye noneho ubungubu natangiye kukumva cyangwa se natangiye kumva ibintu wambwiye yuko ari ukuri. Ati nibyo se mama, ati byibuza gerageza unyumve. Atangira kwibukana cya gihe abona telefone ye isona, abonamo umugore ufite imisatsi miremire. Atangira kubaza umwana ati none se mwana wa mugore yasaga gute? Ati ntago ibingibi nabyumva. Umwana yaramubwiye ati umugore yari afite imisatsi miremire rwose, asa nkaho rwose ari muremure nawe n'imisatsi ye ari miremire y'umukara. Yahize abwira umwana we rero ati mwana wanjye zamuka ugende ujye hejuru uba uryamye, ibingibi rwose ndaje mbishyireho iherezo, hagati yanjye na papa wawe rwose haraca uwambaye. Ati kubera ko ntago ibi bintu noneho ndi kubyumva. Umugore yahagaze hano avuza n'induru rwose, aravuga ati mwana we, ati ntago nabyemera ukuntu nkoresha imbaraga ndetse nkagerageza gushaka amahoro mu rugo rwanjye no kugira ngo nubake neza ngire iterambere nanjye nk'iyindi miryango yose. Arangije rero akicaye hano umugabo we yaratashye, aramubaza ati se akazi kagenze neza? Wibuke neza yuko yagiye kuri ofisi bakanamubwira yuko nta n'uhari rwose, nta n'uwigeze anahakandagira, ari nabwo na wa muntu ukora amasuku yamuhaye amakuru yose y'ukuntu umugabo we rwose ari we muntu ukorera amafaranga menshi muri kampani ndetse akaba anazana n'abakiriya benshi muri kampani. Arangije rero yaramaje ati se akazi nyine kagenze neza? Ati yego rwose kagenze neza, atari kusibye ko atari cyane. Ati rwose abakiriya barabuze, ati nta kintu kikinjira, nta muntu ugishaka kugura imodoka zo muri kampani yacu, ati ibintu byarapfuye rwose byaradogereye. Ati rwose mugore wanjye, ati bisa nkaho ubuzima burimo buragorana muri iyi minsi. Umugore rero yahise amubaza ati none se ibyo kuri banki byo uri kubikurikirana neza nyine n'amanerivare y'umwana uri kuyishyura neza? Undi aramubwira ati rwose mugore wanjye ndi kubikora neza ntuhangayike. Ati ntuzi se ko wari wampaye n'amafaranga rwose? Ati narayishyuye byose nabigenje neza. Ati ubungubu ibintu byose biri ku murongo. Umugore yatekereje ukuntu kuri banki bamuzaniye igipapuro kibabwira yuko hari amezi 3 yose atarigeze yishyurwa, kandi arongera yibuka ukuntu yavuganye n'umuntu hano ukora amasuku hariya kuri kampani. Arangije akamubwira ati rwose umugabo wawe ari mu binjiza agatubutse. Yaravuze ati ese uno mugabo amafaranga ari kuyashyira hehe? Yahitemo rero kumukurikirana, atangira kugenzura ibikorwa bye byose. Nibwo rero umunsi umwe yahise amubona rwose basohokanye na wa mugore yajyaga amubonana nawe kuri telefone cyangwa se no mu mafoto. Arangije akimara kubabona aravuga ati ati mugabo wanjye, atangira kuvugira muri ka kamikoro ati muze mugure amasambusa rwose arimo inyama z'ingurube, harimo iz'ihene. Ati rwose uri kureba ukuntu mugore yambaye neza akaba arimo aravuga ngo ari gucuruza amasambusa. Umugabo rero akimara kumva iryo jwi nta kindi kintu cyabaye, yahise yumva ko ari umugore we rwose urimo kuvuga ibintu by'amasambusa. Hano rwose yahise amera nk'isosi y'intama. Arangije ahita konja ako kanya. Arangije rero umugore nawe ahita avuga ati ntago nabyizera yuko rwose uyu nguyu ari umugabo wanjye ndi kubona hano rwose afatanye n'undi mugore. Hano rero wa mukobwa utaruzi iyo biva niyo bijya yatangiye kubaza uno mugabo ati none se
uno ni umugore wawe? Ati njyewe ntari nzi yuko ari njyewe ukunda njyenyine, byibuza uwanyeguriye umutima wawe nanjye nkakwegura uwawe. Ati ariko rwose ndi kubona biri kugenda bifata indi ntera. Yatangiye no kumurekura kandi yari yamufashe akaboko. Arangije yarebanye na wa mugore aramubaza ati none se uri umugore we koko? Undi arambwira ati rwose ndi umugore we byujujwe cyangwa se byemewe n'amategeko. Arangije umukobwa yaramurebye aravuga ati bivuze ngo muri iki gihe cyose warankinaga ufite undi mugore ndetse ufite n'abana? Undi arambwira ati rwose umbabarire cyane. Ati byasaga nkaho rwose nagukunze cyane rwose, hahandi numvaga ntashaka kukubura. Yahise yivamo urushyi rwiza rwiza cyane arukubita wa mugabo. Arangije aramubwira ati n'undi munsi ntuzongere kumenyera, njyewe ntabwo nari ngamije gusenya ingo z'abandi. Ati nta nubwo nari ngamije gushengura ndetse no kubabaza imitima y'abandi. Ati rero rwose wa mugore we umbabarire. Ati rwose ntabwo ari byo nari ngambiriye. Ati njye nari nzi ko atari umugabo ufite urugo, nari nzi ko nkundanye n'umusore nyine, umuntu uri aho ngaho nyine ukiri muto cyangwa se udafite urugo. Ati none ndebera ibyo ankoreye. Ati rwose umbabarire wa mubyeyi we. Ati kandi nawe n'undi munsi ntuzongere kuntekereza n'ubundi mu buzima bwawe. Umukobwa yahise acaho arigendera. Akimara kugenda rero hano rwose wa mugore yasigaranye n'umugabo we ndetse na mikoro ayinaga hirya aravuga ati kabisa rwose ahangaha ho waranyemeje wansinze icy'umutwe, amarangamutima yanjye ntigeze atuma menya yuko urimo gukora ibi byose. Nawe yivuyemo urushyi rwiza rwiza cyane arukubita umugabo we ndetse aramubwira ati guhera uyu munsi uru rushyi nkukubise ni urwo kubera ukuntu wababaje umwana wanjye nanjye simbashe kumwumva. Ati umwana wanjye akaba yari yaragize agahinda gakabije aterwa nawe papa we. Ati rero guhera uyu munsi rwose ntuzongere kudutekereza, akira n'impeta zawe utware uzagenda ushaka abandi bantu uzambika. Ati kandi sinongeye no kukubona mu nzu yanjye ukundi, kubera ko n'ubundi iriya kredi indi ku mutwe ngiye kuyishyura nyirangize. Ati nawe uze utware ibintu byawe ubure. Ati rwose n'impapuro za gatanya ndi tayari kuzisinyaho ndetse nibiba byiza ibyanjye ntawe ntibirenze kuno kwezi bikindi mu mutwe cyangwa se nkibyumva mu kanwa kanjye. Ati kubera yuko rwose ndumva naguhaze, ndumva nakurambiwe, sinkishaka kukubona, ugende nkubure ukundi. Nuko agafilime kacu kagenze rero. Agafilime kacu icyambere katwigishije ni ukugerageza kuba abizerwa ndetse no kurinda icyizere duhabwa n'abo twashakanye nabo ndetse n'abo twabyaye. Agafilime kacu kandi ni uko karangiye. Turabashimiye mwese mudahwema kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment. Udufilime twacu nakagaruka, reka tubonane mu kubutaha.